gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Mwireho neza mwese muteze amatwi BBC. None ni kuwa gatandatu tariki enye z'ukwezi kwa karindwi y'umwaka wa 2026. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Imvo n'Imvano. Muri iki kiganiro cyacu turavuga kuri raporo y'ikigo cy'u Rwanda cy'ibarurisha mibare ivuga ko serivisi z'urwego rw'amahoteli n'amaresitora mu Rwanda zagabanutse ku kigero cya 16 mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wa 2026. Ni mu gihe u Rwanda ruharanira kuba igicumbi cy'inama imyidagaduro na siporo muri Afurika. U Rwanda rubarirwa ibyumba by'amahoteli bisaga ibihumbi 28 mu gihe intego ari ukugira byibura ibyumba ibihumbi 35. Bake mu banyamahoteli na resitora bemeye kuvugana na BBC bavuga ko ikibazo bakibonera ku ngorane zitandukanye zugarije ubukungu ku isi zigenda zituma abakeneraga serivisi zitandukanye z'amahoteli zirimo cyane cyane gucumbikamo, kuryama no kuhakorera inama bagenda bahindura umuvuno. Ese haba hari impungenge z'uko ibintu bikomeje uko bimeze amahoteli menshi mu Rwanda cyane cyane hanze ya Kigali yafunga imiryango? Abahanga mu by'ubukungu nabo babona ko gusubira inyuma mu gucuruza kw'amahoteli mu Rwanda gufitanye isano n'ibibazo bitandukanye byugarije ubukungu bw'isi, ariko kandi bakabona ko amahoteli mato yakomeje kugerageza kwigana imikorere n'ibiciro by'amahoteli manini. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Yves Bucyana. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Ikaze mu kiganiro cyacu. Murabizi ko muri minsi hari ikibazo cy'ubukungu hirya no hino ku isi. Nanjye ndumwe mu bakozi baje guhura n'icyo kibazo kubera ko nakoraga ahantu hamwe muri hoteli zimwe hano mu mujyi wa Kigali. Patrick Havugimana ni umwe mu bahoze ari abakozi bimwe mu mahoteli mu mujyi wa Kigali mbere y'uko asezererwa mu igabanywa ry'abakozi bakoreraga iyi hoteli mu ntangiriro z'uyu mwaka. Baza guhagarika abakozi, nanjye bamagarikamo muri hoteli nakoraga akazi k'ububarista. Bigeraho nyine baratugabanya tujya mu rugo. Mu rwego rwo gushakisha indi mirimo naje kubona akazi kandi k'ubushoferi. Ubu ni ko nkora kubera ko nyine aho kugira ngo umuntu yicare mu rugo umuntu ashakisha indi mirimo, ubu ndi gukora akazi k'ubushoferi. Gutakaza akazi si ubwoba buri mu bakozi b'amahoteli cyangwa se resitora gusa, ahubwo bwugarije n'amahoteli menshi cyane cyane aciriritse. Kubigaragarira amaso hamwe na hamwe usanga abakozi bacaracara nta bakiriya habe. Si benshi mu banyamahoteli cyangwa ababahagarariye bemeye kuvugana na BBC kuri icyo kibazo. Nitwa Padiri Hodari Jean Marie Vianney, ndi umuyobozi wa Kivu PCV Hotel iherereye mu karere ka Rubavu. Nibyo koko muri ibi bihe nta bantu benshi dufite, ntabo bagenda bagabanuka, ariko ntabwo ari umwihariko wacu gusa, ku buryo twavuga ngo twebwe dufite ikibazo cyihariye. Ni muri rusange niyo tugeze mu mahoteli bagenzi bacu bakoreramo turabibona, ariko biterwa n'ibintu bitandukanye. Ubu muhageze turi mu bihe by'icyorezo cya Ebola, abantu ntabwo bari kugenda cyane, ariko uretse n'ibyo murabizi n'ubukungu bw'isi bugenda busubira inyuma bitewe n'izi ntambara ziba hirya no hino. Abantu rero mu mitungo yabo nuko binjiza ugendo bagenda bagabanya kwitabira kujya mu mahoteli nk'uko byari bimeze mbere. Muheruka nko kwakira abantu benshi ryari, ubu bimeze bite ugereranyije wenda icyumweru cyangwa se ukwezi? Ndabishyira mu byiciro bibiri. Hari kwakira abantu baza barara muri hoteli bacumbika muri hoteli, no kwakira abantu baje mu nama, kuko hoteli yakira abaje mu nama kuko dukoresha amasare, abaje mu birori, hakaba n'abaje gucumbika baryama. Ubwo rero abaryama bo kuba twakwakira hoteli kuzura, ndahamya ko muri uno mwaka ntabwo turageraho tuyuzuza neza ngo iruzuye ibyumba byose birarangiye. Ariko nsubira inyuma gatoya, navuze muri uno mwaka nibeshye turi kwakira amagare shampiyona ya Tour du Rwanda, nibwo hoteli gitwara yujuje. Twamaze iminsi 2 hano hoteli yuzuye, ariko ubundi kuvuga ngo uko twabakiraga mbere ugasanga ndetse n'ibyo bishobora kubura, ibyo ngibyo ntabwo tuheruka. Mu kwezi ubu mwakira nk'abantu bangahe ugereranyije? Birahindagurika
kuko amahoteli nayo gucuruza ni amasezo, tugira high season na low season. Rero nk'igice cya mbere cy'umwaka tuba twari kuri nka low season. Mu kwezi ushobora gusanga occupation y'ibyumba ari nka 20%, arashobora kuzamuka nka 40%, arashobora kumanuka ni 10% muri low season. Ubu rero ko tugeze mu gihe twita cya high season, turategereje ko turebe wenda icyo bizatanga ko byakongera kuzamuka. Hari n'uwakwibaza ati hoteli uko igaragara ni hoteli bigaragara ko ishobora kuba ihenze, aho ntimwihanika nk'amahoteli wenda tuvuge akomeye y'i Kigali. Hoteli yacu ni inyenyeri 3, ntabwo ibiciro ntabwo bihanitse. Abatambuka urabona hoteli yacu ku muhanda, abayibonera inyuma bagira ubwoba ati ya hoteli irahenze uko bigenda kose, ariko nababwira ko naho ari mu mahoteli ahenze cyane muri mujyi wa Gisenyi. Ntabwo dushyira ibiciro tugendeye ko hari andi mahoteli y'i Kigali, ubwo Kigali ni Kigali, hano turi Rubavu. Ntabwo rero ujya gushyira ibiciro ugendeye ku bandi ngo nanjye ndashaka kumera nk'abandi. Oya, ikigiye nuko dushyira ibiciro bikwiye. Ibiciro byacu biri hasi cyane, hasi rwose ugereranyije n'ahandi. Abaza hano nibo babizi, iryo banga bararizi. None tugendeye kuri iyi raporo ya Minisiteri y'Imari n'Ubukungu n'Igenamigambi n'ikigo cya leta kibarurisha imibare kivuga ku gihombo cy'urwego rw'amahoteli n'amaresitora kigera kuri 16%. Mwebwe muvuga yuko ubu twavuga yuko hoteli yanyu iri mu gihombo nayo? Boreka nere gukoresha ijambo cyane igihombo, ahubwo navuga ko gusubira inyuma mu mikorere, mu gucuruza. Ariko ni ikibazo umuntu yarebye muri rusange, kuko urabizi ubukungu bw'isi bugendera hamwe. Iyo habaye ikibazo ahantu hamwe, buriya kigenda kigira ingaruka n'ahandi. Abakerarugendo bari mu bantu twakira, bona dutuye hano i Gisenyi mu mujyi w'ubukerarugendo, ni ahantu abantu baza baje kuruhuka, kandi si Abanyarwanda gusa bahaza, n'abanyamahanga baraza. Ariko iyo habaye intambara nka ziriya ziba hirya no hino tutazi n'icyabiteye, abantu kugenda biragabanuka, kuko n'ubukungu bwabo buba bwagabanutse. Iki gihe bugabanutse rero, ahantu hambere bashyira ku ruhande ni hoteli. Ntawe uzajya muri hoteli atarakemura ibindi bibazo by'ibanze. Abo ni abakerarugendo baturuka hanze y'igihugu. No mu Rwanda natwe ingaruka ziba hirya hino no ku isi zitugeraho. Turafata urugero rworoheje, karibira, kuko amahirwe turacyayibona, ariko igiciro cyayo iyo kizamutse, nta muntu ushobora kuba afite ibyo akora wafata imodoka ngo avuye i Kigali ngo aje kuruhuka, ya karibira yakoreshaga yikubye kabiri, kandi ndafite n'umuryango wo kwitaho n'ibindi. Ku isoko ibiciro iyo bizamuka, ibyo byose rero biragenda bigahurirana, bikagira ingaruka kuri ya mahoteli, kuko abayararamo ni abo bantu baturuka hirya no hino, nabo ubukungu bwabo bigize ikibazo, birumvikana natwe bitugeraho. Hari n'abavuga yuko ibibazo by'amahoteli bihera ku cyorezo cya COVID. Namwe niko bimeze? Nyuma yayo ntabwo kuri kavaringa byashobotse? Ababivuga batyo ntabwo bibeshya, kuko buriya COVID mu bintu yazanye ku isi ni ubundi buryo bushya bwo gutekereza no gukora, kuko ntawe uzi ko abantu bashobora gukorera mu rugo ngo bishoboke. Abantu bamaze amezi, imyaka bari mu rugo, gutekereza kwabo kwarahindutse, n'uburyo bwo kudepansa amafaranga byarahindutse. Hari rero uburyo azigama akavuga ngo iki ngiki ndagikora gutya, cyangwa ndagikora kuri iki. Duhereye aho ngaho, nanivuze ibyo gukora nk'inama mu rugo. Amahoteli menshi yakiraga inama zitandukanye, zaba ibigo bya leta, zaba imiryango itegamiye kuri leta, avuga za ONG n'ibindi n'abandi bantu batandukanye. Ariko ubu ngubu umuntu arakoranya abantu online bagakora inama, bati bajya kuri hoteli, batagiye kuryamamo mbere bararyamaga, bagakora inama, bakagaburirwa, amahoteli agacuruza, akinjiza. Ibyo rero nubwo leta igerageza hakagira ibigo byayo bikomeza gukora amahoteli, kuko itambutse itafashije menshi yafunga imiryango, ariko ntabwo leta yonyine yakwira amahoteli yose ari mu gihugu. Za ONG nazo twakoranaga kenshi, murabizi USAID cyari ikigega gikomeye cyane gifasha ONG menshi, nayo aho itagifasha izo za ONG byarahagaze, byaragabanutse, inama zaragabanutse, abarara muri hoteli ukumva
niba umuntu yarazaga akora ONG runaka agiye gukora sur terrain yacumbikaga muri hoteli twaramucumbikiraga, ariko niba batakijyayo birumvikana ntabwo bakirara amahoteli. Kubona umuntu rero ku giti cye ugenda, nubwo bahari genda agiye muri vacances agacumbika, ni bake cyane kuri iki gihe. Ese ubwo byaba biganisha ko amahoteli amwe ashobora no gufunga imiryango ibintu bikomeje gutya? Buri wese burya yakora afite business, ndetse uretse na business n'indi mirimo umuntu ahora ashakisha ingamba zatuma adafunga imiryango, kuko niba ari ubwo buryo twakoragamo abantu batekereza ngo bakiriya bazaboneka baturutse aha n'ukongera kureba ndetse twakora dute kugira ngo imiryango tutayifunga. Ariko bikomeje abantu bagiye bareka kugenda bakavuga bati turaguma hamwe, ibyo byo ndatekereza ko bishobora no kubaho nabyo, bishobora no kubaho ko ari bayifunga, kuko none se ninde wazana abakiriya bakuye he niba aho twabatekerezaga bataboneka. Ariko nje nkagira icyizere giteye gitya, ntabwo ibibazo biriho hirya no hino ku isi bizahoraho, hari igihe birangira, kandi n'amakuru tugenda twumva abantu basinyanye n'amasezerano y'amahoro za Iran na Amerika cyane ndi kuvuga ko niyo cyane no misi bahungabanyije ubukungu, nabyo biratanga icyizere ko bishobora gutuma abantu noneho bongera gutangira gukora neza, abantu bongera bakagenda. Ikindi cya kabiri icyizere mfite nuko n'igihugu naricyo burya ntabwo kiba cyicaye gusa, abayobozi barakora, baratekereza uko ubukungu bwacu bugenda buzahora butera imbere bukaba bwiza, kandi nk'uko tubibona n'uko bigaragara, ni nabwo abantu nyine bagenda nabo bagira umwanya wo kuruhuka, bakabona ubushobozi bwatuma bajya muri ayo mahoteli. Ibyo rero niho icyizere cyanjye kiri, ntabwo navuga ngo ibintu byacitse byaturangiranye. Hari n'abavuga yuko kubera ibibazo by'ubukungu abaturage wenda bararaga mu mahoteli nabo babiretse, ndetse ahubwo ugasanga n'ibiciro ku isoko bituma amahoteli nayo ashobora kuba yazamura bimwe mu biciro by'ibiribwa se mu maresitora, nabyo bigatuma bongera wenda ikiguzi cyo kurira cyangwa kuba muri hoteli. Ibyo muvuga nibyo, amahoteli agenda yadapta ibiciro abihuza n'igihe barimo, nubwo rimwe na rimwe usanga iyo abikora nyuma cyane yaratinze, kuko niba dushyizeho menu ya resitora n'urugero, ntabwo twashyira mu kwa mbere mu kwa kabiri tuyivugurure, ariko urayishyira mu kwa mbere ku isoko ibiciro byo bishobora bizamuka cyane. Icyo gihe rero hamwe igihe ubihomberamo, ariko hakagira igihe uvuga uti ibindi. Ndabaho urugero rworoheje cyane, niba icyumba cyanjye hano ngicuruza 50,000, mu minsi yashize nagicuruzaga 45,000, n'urugero bahaye icyumba cy'umuntu. Biraterwa n'iki? Amashanyarazi dukoresha hano ku kwezi, umwaka ushize twakoreshaga amashanyarazi hagati ya miliyoni na miliyoni n'100,000, ariko turi gukoresha amashanyarazi ya miliyoni 2, kuko amashanyarazi nayo yarazamutse, kandi se kuri twe ni ku Banyarwanda bose, namwe murabizi ko byazamutse. Ayo mafaranga yiyongera iyo miliyoni nta handi ndayikura he mu bakiriya nakira? No ugerageza uburyo ugenda yishyiraho ibikoresho nkoresha mu cyumba, shyiramo amazi, agacupa k'amazi shyiramo, cyangwa se tubiri ari yose, korogate, uburoso bw'amenyo, umuti w'amenyo shyiramo. Uko nawuguraga umwaka ushize sikugura ngubu, byose byarazamutse. Karito k'amazi naguraga 3,000, ubu turakagura 5,000. Ibyo byose rero bigenda bituma ibiciro bigenda byadabuta, ariko none ntuzamure cyane, kanyungu kakaba gato cyane, aho kuyahenda kabe uko yari yiyongereyeho ikagabanuka, ariko gakomeza gukora. Hari rero n'ikindi kibazo cya tax cyangwa se umusoro ku bukerarugendo wa 3% niba ntibeshye wongerewe ku mahoteli. Ntabwo byo byaba impamvu yo kuba abantu bararebye bakabona ibiciro mu mahoteli birazamutse, hanyuma bakagabanya kugenda mu mahoteli? Mbose ntekereza cyane ko byaba impamvu, ariko ku muntu uyu n'uyu bishobora kumubera impamvu, we akabibona nk'ikintu kizamutse, kuko uriya musoro ntabwo ari amafaranga menshi cyane ku buryo yatera abantu ubwoba. Gusa murabizi abantu ko muri kamere yacu dukunda ibihendutse kandi byiza,
ibyo byo nawe iyo ugiye ku isoko kugura umwenda ukawushima bawumva baguhera kuri make. Ariko ugugurisha nawe aravuga ati mu mwenda ukuya naye n'igiciro rero kuvuga ngo cya hoteli ngo cyazamuka kubera umusoro, simpamya ko ari ibyo. Hari abantu wenda mu rwego bwo kugira iyo uvugisha umukiriya n'igihe umubwira igiciro akavuga ati padiri amafaranga ni menshi cyane, no mu rwego rwo guseka no kumwumvisha ko bidakabije. Nabwo ariko bamuvandimwe we reka tuganire, umwaka ushize ku isoko haha gute? Ubu ni kuri guhaha ngo byarahindutse. None se byahindutse mu rugo rwawe gusa natwe byaduhindukiyeho. Niyo mpamvu rero aho kantu wumva gatoya kiyongeraho naho gakomoka, ariko benshi barabyumva kuko ntawe ushobora gufata igiciro wagikube kabiri, uzamura pourcentage ntoya. Kandi burya n'umusoro kuba uteye niba wakuye ngo 3%, niba wowe icyuma cyawe urugero cyari 50, ushobora kuzamura ya 3% ajya kwikira wa musoro, kandi ntabwo ari ikintu gihambaye. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Hanyuma ariko hari n'ikindi kibazo abantu bakunze kwibaza bavuga yuko hoteli ubu zifite concurrence cyangwa se nkihangana ku isoko n'izitwa maison de passage, amazu yo guturamo mu gihe runaka gitoya, ku buryo umuntu ashobora kuza mu Rwanda akavuga ati aho kugira ngo njye kuba muri hoteli n'umuryango ungana gutya wenda naba muri iriya nzu igihe gitoya, kandi ugasanga ari bwahendukiwe. Icyo cyo muraza guhangana nacyo ku isoko gute? Ibyo byo muvuga nibyo ama maison de passage, ama Airbnb, ama apartment arahari menshi kandi koko abantu barayoboka. Umuntu akora imibare akareba akavuga ati mfite umuryango ndashaka kujya ku Gisenyi nkaruhuka ngatembera, yakoze imibare agasanga muri hoteli arafata ibyumba bitatu ukabona biramuhenda, ayo mafaranga yajyana muri iyo nzu iminsi ikiyongera, akenshi niko bahitamo. Ariko hamwe igihe umuntu abikubwira ukamubwira uti uko bigenda kose nubwo bibara gutyo hari nawe hari ikintu utabara, kuko aho ngaho ugiye ntabwo bazakugaburira, ni wowe witekera. Mu gihe hoteli ufata icyumba ririmo ifunguro rya mu gitondo n'umuryango wawe mukarya mukamera neza. Ikindi umutekano wawe ntabwo wizewe aho hantu. Ugize ikibazo, kuko abenshi ntabwo bakora ku buryo buri formel, do buryo buzwi. Abenshi bakora buryo buri informel buhishe, kuko nta misoro amenshi baba batanga. Nuvuga ngo ahantu abantu bajyayo nabo muri make bari muri risk, ariko ntibibuza kujyayo. Icyo kibazo rero nka tujya tunakiganiraho mu ihuriro ryacu ry'abanyamahoteli. Donc hari uburyo tuvuga tuti hari ikintu kitwugarije kandi gikwiye gufatirwa umurongo, ariko tukabiharira abayobozi mu nzego za leta, kuko burya nibo batanga umurongo w'uko ibintu bigenda bikorwa, kandi mpamya ko babirimo, kuko abantu nibura yaba batanga imisoro ibintu byakagenze neza. Kuko ikintu cyica burya business ni umuntu ukora rwihishwa agatwara clientele ko nta nicyo yinjiza mu isanduku ya leta kugira ngo kizagaruke kigire n'icyo gifasha igihugu. Ibyo byo birahari, iyo concurrence irahari kandi iragaragara. Ubu nuko bavuze ko atari igihombo, ariko iyo ubona hoteli imara wenda iminsi 2-3 hari ifite ibyumba birenze 100, haza abantu 2-3, ubwo ntibiganisha kuba n'abakozi umubare nabo bari muri risk yo kugabanuka. Ibyo byo aho ngaho biremereye, kuko umukozi we araza ku kazi yaje baba yakoze, uretse no kuba yanaje ahubwo uranamugaburira. Mu gitondo yaje umuha iyo cyaba icyayi cyangwa igikoma, ariko hari icyo ugomba kumuha kugira ngo ashobore gukora ameze neza. Saa sita turamugaburira, aho ducumbikira tukanabagaburira nijoro. Iyo byose byo hamwe igihe ubwoba bukwica ubuvuga, ariko abantu nyuma y'ukwezi ndabageza ndabahembane. Kubw'amahirwe twebwe kugeza ubu ngubu ntituragira ku rwego rwo uko duhemba abakozi cyangwa se ngo tubatangire ibyo tugomba kubatangira ubwiteganyirize n'iki byose, ariko nk'uko bivuga biratera impungenge. Biratera impungenge
ku buryo nuko nabwiye ko mfite icyizere kandi iyo cyizere cyane nizere ko ntabwo ndi kwibeshya naho ndibikomeje gutya byo amahoteli menshi yagabanya abakozi. Muri zimwe mu ngamba abanyabukungu cyangwa se impuguke mu bukungu bavuga harimo guhimba udushya, guhanga udushya mu mahoteli. Hari abo twasuye bafite abacurangira abantu ku minsi runaka, hari aberekana imipira. Mwebwe hari ingamba mufite zo guhangana n'iki kibazo? Ingamba ziba zihari igihe cyose, ingamba ziba zihari. N'ibyo muvuga gususurutsa abantu natwe turabigira. Uyu munsi ndi kuwa kane, buri wa kane ku mugoroba hano haba hari igitaramo cy'indirimbo nyarwanda, muziki nyarwanda mwiza rwose w'umwimerere. Abantu baraza bagatarama, ariko ni ingamba imwe, ariko ni imwe muri nyinshi abantu bagenda bafata. Ingamba za mbere dufata ni ugushaka uburyo tugabanya amadepanse, ni ukuvuga ngo amafaranga asohoka tukageza kuyagabanya kugira ngo ayo makeya dushobore kuyakoresha neza. Ikindi cya kabiri ni ukomeza kumenyekanisha hoteli yacu, nibura n'abazi bayizi. Mu bantu 100 bayimenye ntihazabura 5 bayizamo. Ikindi ni ukomeza kureba nanone n'ibyo biciro dufite niba koko ntawe bishobora kubangamira, nubwo mpamya ko ibyacu ngeranyije n'indi mahoteli ntawe bibangamira. Ikindi no kunoza ya serivisi dutanga, buryo umuntu aza adakuruwe n'inyubako gusa, aho akuruwe n'icyo na serivisi ahererwamo imbere. Ingamba zo ziba zihari nyinshi cyane, ariko nanone ingamba burya zifatwa bikurikije na nature ya business. Umuntu ufite akabari kuba yakorekana umupira yagira ate, birumvikana ko nuza business ye ni akabari gusa, ariko twebwe turahuza byose. Turahuza restaurant, tuza akabari, tuze no gucuruza amacumbi, kuko nanone ushobora gukuramo urusaku cyane tugasanga ahubwo noneho hari clientele wirukanye. Ibi byose no kumugenda bikuza. Ingamba zo ziba zihari nyinshi cyane. Uvuze ku ngamba yo kugabanya depense bimwe mu bikorwa bya hoteli, wibaza yuko ishobora kugira akamaro ukurikije wenda ibyo intego muba mwihaye umwaka kundi? Birumvikana ni bya bindi mukuru w'igihugu ajya tubwira ngo kwizirika umukanda. Burya nta wizirika umukanda kubera ko ibihe biba bimeze neza cyane. Bimeze neza cyane, hari ukuntu intoboro wongera ukayongera, ariko nabyo ni zimwe mu ngamba umuntu afata mu bihe bidasanzwe. Reka mbyite bidasanzwe, ariko atari kuvuga ko ari ibintu byacitse. Nta cyacitse kugeza ubu ngubu, ntabwo biragera ku rwego rubi cyane. Ndabaho urugero rworoheje. Dufite aka gahanda gato cyane kinjira hano kuri hoteli. Ngiye muri aya mezi 6 ya mbere nashyizemo ko ngomba kubona agashyizemo pave, nakoze rigore zitwara amazi neza ku buryo umuntu ava muri kaburimbo akinjira ajya muri hoteli hameze neza, nta kibazo afite. Hariya twinjirira tukahasakara neza ku buryo imodoka yinjira, umuntu yinjira atanyagirwa, agahita asohoka mu modoka agenda n'imodoka komeza ijya muri parikingi. Ariko bitewe na situation n'uburyo gucuza byagenze, ibyo ngibyo uko ni nabiteganyije siko byagenze, ariko suvuga ko ntazabikora muri bihe biri imbere. Tutekereza ko ibintu bishobora gukunda bigakorwa. Rezo ni ingamba ni nk'izo kugabanya depense. Ntabwo nafata miliyoni 20 zo gukora umuhanda akanya kandi ntayo ninjije. Nivuga ngo mbyirengaje mbishyize ku ruhande, ariko ataruvuga ngo bitesha agaciro. Mbere yuko twumva ibyo mu maresitora nabwo, ariko kubemeye ko tuganira, tubanze twumve Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Murangwa Yusufu ibyo yabwiye itangazamakuru ubwo raporo ku musaruro mbumbe w'igihugu mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka yasohokaga. Bigaragara nuko nyuma y'igihe cyako hari ishoramari twashize mu bijyanye na conferences n'amahoteli bijyanye nabyo, muri hari aho investment igera igasaba ko dukora izindi investment. Ntabwo biba bivuze ko hari ikibazo gikomeye kugeza ubu ngubu. Tujya tubibona no mu bwubatsi, hari igihe tuzamuka twagera ahantu bigasa nkaho byistabilije, bigasaba ko tongera kuzamuka. Ariko hari component ikomeye yo mu mahoteli turimo kurikirana hafi zijyanye na foodstuffs. Amahoteli n'amaresitora abamo ibice bibiri, harimo amacumbi hakabamo n'ibikorwa by'amaresitora.
ibikorwa by'amaresitora bigenda bikurikirana hafi n'ibiciro tubona by'ibiribwa n'ibindi bimeze nk'ibyo. Hari igihe iyo bizamutse tubona value iragabanuka yo mu maresitora, amahoteli n'amaresitora. Ni imibare turimo kurikira. Mu rwego rwa za resitora naho ngo ishyamba si ryeru, nubwo bo imicungire yayo itandukanye cyane n'iy'amahoteli. Nasuye rero n'amaresitora bar byakira abantu umunsi ku wundi kugira ngo ndebe neza koko uko ibintu bimeze. Nyuma yaho ikigo cya statistique kigaragarije yuko ari amahoteli ari amaresitora bisa naho bigenda serivisi zigabanuka, basa nkaho bari mu gihombo. Ese no kubera iki? Nitwa Fiscal Jean Paul Habimana, ndi manager resto bar yitwa Copenhagen Lounge. Navuga ko icyo kibazo cyo gutaka abakiriya ari nka challenge y'abantu bose, ntabwo ari twebwe gusa, na ahantu hose, ariko tugerageza kurwana cyangwa se gukora ibishoboka byose kugira ngo turwane iyo ntambara yo kugira ngo dukurure abakiriya. No kuvuga uzana udushya ejo undi gutyo akenshi biragera ukabona bimo biraza. So no muri iyi minsi urabona ko wenda niba ari uko turi muri sama cyangwa se mu gikombe cy'isi, urabona ko ibintu bitangiye kuza. Ikibazo cy'ubukungu namwe kirabageraho kimwe n'amahoteli, ko ugenda ugasanga nta bantu bahari? Icyo navuga kuri icyo, biraba nyine ni nk'izo challenge nakubwiraga, biraba, ariko akenshi ugerageza gushaka icyo gisubizo. Mu by'ukuri icyo ni ikibazo rusange cy'ubukungu. Wa mugani na wa muntu wasohokaga akaba yanywa amacupa 5 asigaye anywa 2. So icyo kibazo duhura nacyo tukagerageza kubana nabyo, niko bimeze. Waruvuze ibintu byo guhanga udushya. Mu byo duhanga mu dushya no kuvuga dufite ama activities atandukanye. Ukuvuga buri munsi iyo winjiye muri Copenhagen uba ufite icyo uhasanga. Niyo bita ngo guhanga udushya nahoze mvuga. Hari igihe cyawo umunsi wo kwa mbere niba ari kwiga kubyina Kinyarwanda, kuwa kane hari rumba abakongomani cyangwa se abantu babaye muri Kongo ku buryo bashaka kuza bakidagadurira ahangaha. So mu Rwanda dufite abanyamahanga benshi mu ngeri zose, so bivuze ko ba bantu baza tugerageza kubaha ibyo bifuza cyangwa tukabaremera koko bya byishimo nahoze mbabwira ku ntango. Ubwo ibyo byaba biziba icyuho wenda ko bagabanyije icyo kunywa cyangwa se ko bagabanyije icyo kurya? Iyo uremye utwo dushya mu by'ukuri ugerageza kubona abantu, nubwo bitoroshye bwose, ariko at least uragerageza ukababona. Aho ibintu bigeze ubona bidasaba ko mugabanya abakozi? Ahubwo hari igihe tunabongera, cyane cyane abakajo nyine babandi bakora ibiraka kugira ngo akazi koko kagende neza. Urumva nyine hato biramanuka ubundi bikazamuka, nyine turi muri balancing, nyine turacyari kurwana nabyo. Ariko nkuko nandi kubabwira, muri weekend ubundi hano hahora hari live band, twakira abanyamahanga batandukanye b'abahanzi. Kidumu twakiriye Chameleone, turateganya kwakira n'abandi benshi b'abanyamahanga baturuka hanze, aba DJ bavuye hanze, abahanzi bavuye hanze. Twebwe turi lounge ni ukuvuga ni ahantu uza ukaruhukira koko, ukaba warya n'ibyo biryo ukanywa ukenjoyinga umuziki wasanze, cyangwa ugafatwa nk'ibijya gusa nko muri hoteli. Tugerageza gutanga iyo serivisi ku buryo bitaba bare. Twebwe ntago turi bare, ntago turi club, ahubwo turi hagati ya bare wenda na hoteli, niko navuga. Ariko n'amahoteli cyangwa n'utundi tubari nabo bafite ibyabo bashobora kuba barema ku buryo babona abo bantu. Nk'urugero nk'ubu ngubu hari hoteli dufitanye imikoranire ko dushobora guhanahana abakiriya. Bivuze ko mu gihe baba bafite b'abanyamahanga babuze aho basohokera, bashobora kuza ahangaha. N'ahandi rero nko muri uko kugira ngo dushimishe abo bantu, abanyamahanga cyangwa se abanyarwanda bashaka koko kuryoherwa, ni ugushyiramo utwo dushya nababwiraga nyine. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga.
BBC yashatse kumenya icyo ishyirahamwe ry'amahoteli na resitora mu Rwanda rivuga kuri icyo kibazo, ariko ntibemeye ko tuganira. Ese impuguke mu by'ubukungu zo zibona ziteye iki kibazo? Navuganye na Straton Habyarimana. Uru ni urwego rwa serivisi, hari igihe bizamuka, hari igihe bigabanuka, kubera ko mu rwego rwa serivisi ruhuye cyane cyane n'ihindagurika ry'ibihe. Ni ukuvuga rugira icyo twita seasonality. Seasonality turi kuvuga ngo hari igihe haza abantu benshi, hari igihe haza abantu bake. Urwego rw'amahoteli rujyana cyane cyane n'umubare w'abakiriya babonye, ariko hano tuba tunabara n'urwego rw'iterambere ryarwo muri rusange. Ni ukuvuga nk'abantu bashoramo imari. Ibyo bintu byose bihurije hamwe byo bigaragaza niba urwo rwego rwarazamutse cyangwa rwaragabanutse. Urumva rero hari igihe bizamuka bitewe n'ibihe turimo, hari n'igihe bimanuka, ariko mu by'ukuri iyo urebye aho ibintu biri kugana ntabwo rugikura cyane nk'uko byari bimenyerewe mu myaka ya mbere ya covid. Impamvu si yindi ni uko hari impamvu nyinshi ziri kubitera. Burya urwego rw'ubukerarugendo, cyane cyane urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda rushingira cyane cyane ku ba mukerarugendo baturuka hanze, ko mu Rwanda ba mukerarugendo b'abanyarwanda bari hagati ya 30 na 36% by'abantu bose bakora ibintu by'ubukerarugendo. Urumva ko umubare munini ni umubare w'abantu baturuka hanze. Iyo rero habayeho nk'ibibazo bituma ba mukerarugendo batabasha kuva hamwe bajya ahandi mu buryo busanzwe, cyangwa se mu buryo, iyo habaye nk'inzitizi nto cyane cyane, iyo habaye inzitizi y'ubukungu bitewe n'uko ubukungu buhagaze, hari igihe bashobora kwiyongera, hari igihe bashobora kugabanuka. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko burya ba mukerarugendo benshi bo hanze nabo nari mvuze, abenshi baba baje mu Rwanda baje muri za gahunda zizwi. MICE ni ukuvuga baje mu nama, baje muri ya mikino mujye ubona, baje mbese mu bintu za gahunda zizwi cyane cyane, nyinshi ziba zatunganyijwe n'abafatanyabikorwa batandukanye. Abaza kudusura mu rwego rwo kwitemberera no kwiruhukira nabo ntabwo baraba benshi cyane. Urwo rwego rero narwo wibuke ko biterwa n'ibikorwa biba byateganyijwe mu gihe runaka. Akenshi rero mu mpera z'umwaka usanga ibikorwa bidakunze guteganywa ari byinshi, kubera ko abantu baba bari guteganya ibindi bintu bagiye gukora, cyane cyane bijyanye no kwiruhukira, gusoza umwaka aho bakora, no guteganya ibiruhuko cyane cyane bijyanye na Noheli. Ibyo byose bigira uruhare mu kuba iyo raporo yaragaragaje ko imibare yahindutse, ariko nk'uko nari ndimo mbivuga, trend turi kubona nuko kuva covid yabaho ntabwo turasubira ku rwego rw'umuvuduko w'imikurire y'urwo rwego rw'amahoteli n'ubukerarugendo mu Rwanda. Nkeka yuko bizagenda biza gahoro gahoro. Hari impungenge zo yuko amwe mu mahoteli tuza kubona afunga cyangwa agurishwa? Amakuru agenda duha ko amahoteli amwe ari kugurishwa byo burya amahoteli yose ntabwo akora kimwe. Wenda icyo navuga ni uko biterwa hoteli n'ahiri, ariko biterwa na hoteli nuko icunzwe. Tugenda tubona ibibazo bimwe na bimwe mu mahoteli bishobora gutuma hoteli zimwe na zimwe zishobora kudakora neza nk'uko izindi zikora. Icya mbere ni uko mu by'ukuri hari imitekerereze y'uko hoteli zose zubatswe zigomba gutegereza abamukerarugendo baturutse hanze. Hari ubukerarugendo bwo mu Rwanda, ariko ifashe nka hoteli isanzwe iciriritse mu rwego mu nyenyeri ya mbere n'iya kabiri ya gatatu, ukavuga uti ngiye gushyiraho amafaranga, tuvuge urugero, icyumba ngiye kugica $100, uzi ubushobozi bwo guhahabwa abanyarwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo mu by'ukuri icyo ushatse kubwira abanyarwanda ni ukuvuga ngo yego mfite hoteli, yego iraciriritse, ariko mwebwe abanyarwanda ntabwo mbashaka, ntegereje ko hazaza umuntu uturutse hanze ufite ubushobozi bwo guhaha burenze ubw'abanyarwanda dusangamo. Kubera ko abanyarwanda bashobora kwishyura ku ijoro rimwe $100 kandi bakabikora bishimye, ntabwo mpamya ko ari benshi cyane. Kuba rero amahoteli yose atekereza ari muri urwo rwego rw'imitekerereze, nabyo bituma hari amahoteli akora nabi. Ntabwo ari gusa kandi ku majoro turaramo, harimo na za serivisi zindi. Ugasanga resitora niba ari ibiryo bagombaga kugurisha nko ku bihumbi 5-7, barahanitse bashyize kuri 30-50, birengagije bya bindi nakubwiraga n'iby'ubushobozi bwo guhabwa umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo hazaza abanyarwanda bake babishoboye, abandi bazajya ahandi nyine bahahuye n'ubushobozi bwabo, ubundi haze n'aba mukerarugendo baza bakoze gahunda ifatika, bakoze na budget bateganyije mbese gutanga amafaranga no kuyasohora mu gihe runaka.
atari igihe nacyo gihoraho kubera ko ari umuntu uzaza akamara igihe kirekire nabwo byazagira bikamurambira. Ni ukuvuga ngo ikibazo gihe mbona twabanje kujya tuvuga ikibazo cya serivisi wenda itanoze, ariko bimwe biragenda bikemuka, serivisi ubu biragenda yiyongera igenda agira ku rwego hafi mpuzamahanga, ariko haracyari ikibazo cy'ibyo twita gushyiraho ibice pricing iracyakorwa mu cyuka, umuntu wese akigana undi, ntarebe n'aho aherereye, ntarebe burya isoko rigira ibice byinshi, icyo twita market segments. Market segment ni nko kuvuga uti yewe ndibanda kuri, nanga kuvuga amazina wenda, ariko ufashe amahoteli nk'ari yari muri pariki y'Ibirunga, abantu bashaka niba abantu bafite ubushobozi bwo kuza kuraramo, ni abantu bazwi, ni abantu bakeya ku isi. Wowe ukabona hoteli nk'iyo ifashe amafaranga iciye abo bantu, nawe ukavuga uti bariya niba bacariya reka nanjye nce nk'aya ngaya. Bariya bafite abo batagetinge cyangwa se abantu batekereza ko bazaza bashaka gukurura, bafite n'ibyo bagenera, bafite n'uburyo bazi ibyo bakenera, bagashyiraho igiciro bakurikije ibyo bintu. Wowe ukavuga uti niba bariya bashyira kuri aya reka nanjye nshyire kuri aya, ukabigana gusa bisanzwe. Burya hoteli igomba kugira uburyo bwo gushyiraho ibiciro ihereye ku mafaranga yasohoye. Aya mafaranga yasohoye ndavuga, hari benshi bakora mu mahoteli bakodesha, amafaranga wakodesheje iyo nzu, umuriro w'amashanyarazi wakoresheje, amazi wakoresheje, abakozi wahembye, ibintu waranguye, ibyo bintu nibyo uheraho ukavuga uti ndashaka kunguka hangahe nk'umucuruzi, kugira ngo mbe nizeye yuko ubucuruzi bwanjye bugenda budashobora gusubira inyuma, budashobora no guhomba, kandi nizeye yuko nshobora no kongera kwagura ubwo bucuruzi. Ibyo aho niwe uhera uvuga uti ndashyira hangahe, ukavuga uti noneho amafaranga kugira ngo nyabone nkurikije ayo nshaka kwinjiza mu kwezi cyangwa mu mwaka, birasaba ko mba mfite abakiriya bangahe. Wabona umubare w'abakiriya ukavuga uti no, niba ari umubare ari ubwo bushobozi mfite, niba hoteli yanjye ijyamo abakiriya 50 ku ijoro rimwe, reka umukiriya ashyire kuri ayo. Ariko kwicara ukavuga uti ngo abandi bamwe barashyira ku $100, 200, reka nanjye nshyire ku icyo gihe ubikoze uba wibagiwe ya market segment abenshi batibandaho, kandi ariyo wenda yakabashije kuba yakwinjiriza amafaranga. Urabona ko za hoteli zabigerageje zitaye kuri icyo kibazo cyo kuvuga ngo ni bande dushaka gukurura, ni igihe gice cy'isoko, ikihe gice cy'isoko dushaka gukurura. Amahoteli nureba neza yose urasanga akora neza, ariko iyo uvuze ngo ndabikora ndatanga byose hanyuma kiri igiciro hejuru, ayo mahoteli akora gutyo akenshi nta bakiriya afite, birirwa bicaye bicishaza mu jisho. Abo rero nibo dufite impungenge ko bashobora kugira utubazo tw'ubukungu cyangwa se bw'amafaranga mu minsi iri imbere. Ariko si bose, hari abamaze kubisobanukirwa, burya gucunga amahoteli ni ubuhanga mu bundi. Hanyuma hari ariko n'ibyumba byongereweho imisoro ya 3%. Yes, icyo kintu abantu bose nicyo bari kwitwaza, ariko nkeka yuko buriya ntabwo ngiye gusobanura impamvu wenda leta yashyizeho aya 3%, ariko mu by'ukuri ayo mafaranga n'ubundi atangwa n'umukiriya. Umukiriya yatanga ari uko yaje. Hanyuma se abo bavuga ko ari icyo kibazo cy'imisoro, abo bakiriya barababonye basi nibura, abakiriya baravuga bati ntabwo tugiye kwishyura kubera yuko hagiye 3%. 3% urebye nta wavuga ko ari amafaranga nanone make, nta nubwo ari menshi, ariko mu by'ukuri ikibazo nyamukuru ntabwo ari icyo. Umukiriya waje wakiriwe neza, wahawe igiciro cyiza, n'umwongera 3%. Niba ari umuntu yagomba kwishyura ibihumbi 100, aho kumuca ibihumbi 100 ukamuca ibihumbi 103, nkeka yuko icyo kintu kitabuza abantu kuza. Abantu benshi niko bari kuvuga ngo nicyo kiri kubitera, ariko sibyo. Na mbere yuko kira cyemezo cyo gushyira 3% kijyaho, twari twatangiye kubona yuko hari amahoteli amwe namwe ari gucumbagira bitewe, mvuga cyane cyane yuko ikibazo nyamukuru ari imicungire mu gushyiraho ibiciro, imicungire mu kureshya abakiriya, kumenya ngo urashaka abahe bakiriya, imicungire yo kutiganana no guhanga udushya muri za serivisi. Ibyo byose biramutse bibaye, amahoteli yose yagira. Narindi nkubwira yuko ba mukerarugendo bo mu Rwanda usanga nk'abantu bo baturutse mu Rwanda ari hagati ya 30 na 36%, akenshi usanga ari hafi 30%. Uzi yuko haramutse hakozwe ku buryo twibanda no kuri iryo soko byonyine, bakiyongera, umuntu akajya yumva yuko kuva hano ukajyana n'umuryango wawe kurara Musanze cyangwa Rubavu ari ibintu byoroshye, kubera yuko hari amahoteli ari raisonnable atanga serivisi nziza ku giciro wakihanganira. Wafata umuryango wawe nawe ukagenda ukavuga uti kuri Pasika nzajyayo, cyangwa maze iminsi nkora cyane mu mpera y'ukwezi,
agashahara nikaza nzafata umugore n'abana bashyire mu modoka tugende wenda tumareyo weekend tugaruke. Ariko igihe cyose bikimeze gutyo wajya yute, wagenda ukarya iki, wagenda ukabaho ute? Hari ikibazo naho kiri nyamukuru, je niko mbibona, ni mu mboni zanjye, ariko nkeka yuko n'abakora amahoteli bagombye kubitekerezaho bazasanga mu by'ukuri ibyo ndi kuvuga byinshi ari ukuri. Hari n'ababona yuko hari concurrence y'ama maison de passage, BNB, umuntu areservisha ari hanze akaza ari kumwe n'umuryango agasanga kuba muri iyo nzu ari byo byoroshye kurenza kujya kuba muri hoteli. Yego, ibyo birajyana na bya navugaga byo kunoza no guhanga udushya mu bijyanye n'imicungire y'amahoteli. Nibyo koko hari ubushakashatsi bwagaragaje yuko ayo mapartoma za BNB usanga zo occupancy rate, donc kuvuga moyenne cyangwa se impuzandengo y'abantu bararamo mu ijoro iri hagati ya 74 na 95. Birakwereka nyine ko mu by'ukuri ibyo abantu bakeneye nibyo basanga hari. Umuntu ashobora kuba akeneye izo za BNB mu by'ukuri urebye impamvu usanga nk'igiciro gisa naho cyangwa zikunzwe kurusha kujya mu mahoteli asanzwe, nuko ushobora kwifata nk'umuryango mukagenda muri benshi. Iyo ugiye muri hoteli buri muntu yishyura icyumba, mu gihe hariya mufata block, mufata inzu mukayibamo uko musanzwe. Iyo usanze igiciro izo za BNB zikiraho amafaranga cyangwa izo za apartment zindi zikiraho amafaranga, ukagereranya n'amafaranga umuntu yakishyura kuri hoteli na buri serivisi yindi, amafaranga ajya hejuru cyane kuri za hoteli. Nicyo nakubwiraga rero, hoteli zibaye zitekereza neza zabona ko abo bantu bari kuzicura abakiriya, bakibanda ku kuvuga ngo ni gute twakora nk'ibyo bakora ku giciro cyenda kwegera ibyo bakora, ku buryo abantu aho kugira ngo bagende bagana hariya baza batugana. Hari ikibazo cya flexibilité, hari ikibazo nko par exemple umuntu, hari hoteli nkeya nzi mu Rwanda ushobora kugenda ukavuga uti ngiye nkeneye serivisi zo kwitekera, zirahari, izo hoteli zirahari. Ariko uzareba izo hoteli zifite izo facility zo kuvuga ngo uraza witekera ibyo ushaka, uryama aho ushaka, urumva izo hoteli zakoze ako kantu zirahari, zirababona abakiriya, ariko si izindi kuki zitabitekereza ngo zivuge ngo wenda ibi bintu by'abantu basigaye bashaka. Aho umuntu kumva ngo wazanye meni, usanga wenda icyayi ari bugifatire ku mafaranga 100,000 ingahe ntazi, kandi wenda yari kukitekera akoresheje amazi asanzwe n'ibikoresho yizaniye cyangwa se wamuguriye ndetse wamushyiriye hariya. Kuki utatekereza yuko niba biguhenze kugira abakozi n'ibikoresho byo gutegura ibyo bintu ukabimushyikiriza, utabimushyirira hariya wa mukozi ukabura mukize, ni igiciro kigabanutse. Ni ukuvuga ngo ugize ubushobozi bwo kugabanya amafaranga uca umukiriya, kubera ko hari umukozi wagomba gukoresha utari bubikore kubera ko umukiriya yabyikoreye. Umukiriya icyo azaza gukenera ni ugufura amashuka ye, ukamwereka dore imashini ngiri yagenda, dore uko bayikoresha, ukashyiraho note, akaza akifurira amashuka ukamwereka n'aho ayanika. Wa mukozi wafuraga ya mashuka wagira gate ukabura mukize, ugasigara ucungana nuko abantu bafite umutekano batagira icyo babura kindi bari bukenere bakakibura, ukababa hafi mu bijyanye na communication. Ibyo byose bituma abantu bumva nyine bagana ahantu babona biboroheye kandi bitabahenze kurusha kujya mu mahoteli. Ibyo byo kuko nibyo, kandi bimwe biragenda byaguka mu Rwanda by the way, muri no myaka yashize ndabona bigenda byiyongera. Ni ukuvuga ngo uko bigenda byiyongera abantu bagana aho ngaho, niko n'amahoteli ari kugenda abura abakiriya. None ubwo ikibazo tugishakire ku banyamahoteli badafite innovation, badafite kurebana nuko ahandi bimeze, bacungiye kuri za serivisi z'inama nazo zitakiba nyinshi cyane. Njye nkeka amahoteli agaragaza guhanga udushya, gutanga serivisi nziza, kumenyekanisha neza izo serivisi no guca amafaranga ari raisonnable, ayo mahoteli rwose nta kibazo afite, sibyo? Ariko ya mahoteli yinangiye ngo tugiye kujya kuri uriya rwego rwo hejuru, duca amafaranga ku rwego rwo hejuru kandi twicarire dutegereze umukiriya nashaka azaze cyangwa ntazaze, ayo mahoteli ntabwo ndi kubona ejo hayo. Ni ukuvuga ngo nk'uko hose hagenda hazamo buryo kuri iki gihe udakoze ibintu byo guhanga udushya no gutekereza, ube creative, ube agile, tujya tuvuga mu ndimi z'amahanga, utabashije kwicara ngo utekereze ikintu wakora kijyanye cyane cyane no gusubiza
ibyo umukiriya wawe yifuza ibyo gutekerezaho ku maximizinga experience, ni ukuvuga ngo gutuma umukiriya ava iwawe yishimye anezerewe kurenzaho. Experience rero ijana na serivisi nziza, na produit nziza wamuhaye, ibiryo wamuhaye n'iki byose, kandi ku giciro cyiza, ariko ukamuha n'utundi tuntu tumunezeza. Urumva utwo tuntu tumuneza tubashobora kuba utuntu tworoshye, gucana umuriro hariya amahoteli, uzajya gufata hoteli isanzwe ujye gucana umuriro kugira ngo yote, ariko uzaba ari muri BNB wavugaga azawucana, nashaka yote, nashaka azakinira agapira mu rugo imbere, ntazaza gukinira agapira muri hoteli yawe, azatumiza abantu b'inshuti baze bakina igisoro banywa inzoga, ariko ntazabikora muri chambre ya hoteli yawe. Hari nk'amaresitora, nabonye amaresitora n'amahoteli amwe namwe arabikora, abafite imipira hariya kwerekana imipira, afite abanyamuziki bacuranga imiziki buri munsi. Ibyo nibyo ndi kwita guhanga udushya, ntago bikigezweho gufata hoteli ukumva ko ari amortier n'amatafari birunze hariya bisize irangi ryiza, ubundi bifite abantu b'abazamu n'abakozi bambaye amakoti na za karavate, ngo wumve ko bihagije kugira ngo uce amafaranga ushaka. Umukiriya icyo akeneye ni experience, ariko kugira ngo iyo experience uyumve ubashe no kuyica amafaranga, kuyibyaza amafaranga n'umusaruro, nuko ubanza kwisobanukirwa, ukishyira mu nkweto z'umukiriya, none ukamenya icyo umukiriya ashaka, ukamenya ibimushimisha, wamara kumenya ibimushimisha ugakora ibishoboka byose kugira ngo bigereho kandi ku giciro cyiza. Nabibutsaga ko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mu gikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Abanyamahoteli baranavuga yuko bajyaga bakira inama, kandi nanone bakabijyanisha na politike y'u Rwanda yo kuba nka kapitali y'inama, habu y'imikino. Turabibona haza imikino itandukanye mpuzamahanga ikazana abantu benshi. Ni ukuvuga ngo abo baza muri izo nama cyangwa muri iyo mikino bajya muri ariya mahoteli akomeye tubona, ntibasaranganywa. Nicyo nakubwiraga, mu by'ukuri iyo urebye, sinzi abantu abanyamahoteli mwaganire bakubwiye ikibazo bafite, ariko iyo urebye nk'amahoteli ari ku rwego rwisumbuye tier 1, ibyo twita tier 1, uvuga zifite inyenyeri enye gutyo, ayo mahoteli zikatajya abura abakiriya ubundi ayo mahoteli nta kibazo afite. Ikibazo kiri hagati kuri tier zo hasi, tier 2 no kuva kuri nyenyeri nk'ebyiri kugeza kuri 3, nizo usanga bari kuvuga bati no, ntabwo ibintu biri kugenda neza. Kubera iki? Ba bantu baje muri bya binakubwiraga bya mayisi. Wibuke ko leta y'u Rwanda gahunda ifite niyo kuzana abantu binjiza menshi, bake beza bari hejuru ariko binjiza menshi agaragara. Niyo mpamvu uzasanga turi kwibanda cyane ku bajya gusura izo ngagi, no kuri babandi baza mu nama. Abo bantu baba bafite amafaranga yo guspend yo gutanga igihe bari mu Rwanda. Abo bantu baba bashobora kujya muri ya mahoteli twarimo tuvuga yo ku rwego rwa tier 1. Ayo mahoteli rero usanga kenshi aba mu by'ukuri nta kibazo afite. Usanga occupancy rate yazo 65% kuzamura, sibyo? Mu gihandi ari kurwana kuri 30. Hari hoteli ushobora kumara icyumweru nta muntu uraza no kubaza niba icyumba kigura ngahe. Urumva? Impamvu rero si yindi, niba leta yashyize ingufu mu gukora ibyo, kuki twese twakumva ko tugomba gutungwa n'abo bantu? Kuki udatekereza wa muturage uba iwacu za Nyabimata uzakenera kuza kwivuza i Kigali naho karara mu hoteli, akagira serivisi nziza za hoteli, agashobora kuba yazigeraho?
kuki tutareba indi market segment ibyo natangiye mbivuga kare, kuki tudashaka market segment itari iyo ngiyo, abo baza bareba nyine ya mahoteli muri tier 1, tukareba izindi market segment, tukareba serivisi bakeneye, tukareba ibyo badushakaho, tukabibaha kandi tukamenyekanisha ko tubibaha. Nta ikibazo kiri. Ariko nanone nibyo waruvuze, inama bisaba guhozaho, bisaba no gukomeza kuba guhanga udushya nyine no kwaguka nka segiteri. Nk'ubu turavuga tuti dufite ibyumba hafi 28,000 nabyo bitaragerwa mu mahoteli hafi 13-14 gutyo. Niba tugifite ibyumba 28,000 ntushaka kwakira inama icyarimwe zisaba abantu wenda bajya mu mahoteli mu byumba bikenewe bigera kuri 35,000. Niyo mpamvu ubona muri strategy cyangwa mu ngamba zari ziri ukuvuga ngo ni gute twagera ku byumba niba 35. Iyo umaze kugera kuri uru rwego ushaka kuzana inama nini kandi ukazikorera icyarimwe, ukabuze ko nta kibazo kiri buze ko. Ariko igihe tutarabigeraho ushaka gutumiza inama imwe ikomeye ukavuga uti nindenza aha bamwe barajya kurara hahandi twita muri Ndagaswe, barajya kurara na ya tier 1 ntibari buyibone. Niyo mpamvu biba byiza kongera yego umubare w'ibyumba, ariko naba nyiri ibyumba bakamenya gusegmenta isoko, bakamenya guca isoko mu bice, none bakamenya buri gice cy'isoko gikeneye iki, kibategerejeho iki, bagashaka uburyo ki batanga service, bakora ku buryo ibyo bagenera icyo gice cy'isoko biba bijyanye koko nibyo bakeneye. Turimo turavuga abakinnyi, turimo turavuga baza mu nama, tutekereze n'abantu bashaka kuza bitembereye gusa, bashaka kumupasiriza niba i Burayi hakonje bashaka kuza kwibera mu Rwanda ahantu hari akazuba. Ntidutekereze abantu umwana muri mu biruhuko arashaka kujya ababyeyi bashaka kujya kumuhemba ko babone amanota meza, batekereze hoteli yasohokeramo urugo ntiruhungabane. Dutekereze abanyeshuri baramutse bafashe icyemezo cyo gusohokera group, barasohokera hehe, barabaho gute, twabahise serivisi. Dutekereze hari ibintu byinshi. Hakuticaye ngo utekereze ngo wumve kuzakora ibintu abantu bakambara amakoti ubundi ugatekereza yuko abantu bazaza. Ibyo bintu twarabirenze. Uzarebe n'ahandi hose ntago ari mu Rwanda gusa, ugikora gutyo mu buryo bwa traditionnel yaratakaye. Ubundi target y'ibyumba mu Rwanda ubu intego iri hari ni kugeza ku 35,000, ariko tunabirengeje ntacyo bitwaye mu gihe ibihari biri gukoreshwa neza. Ariko bizakoreshwa neza gute? Ibiciro, service yo mvuze ngo service nziza ntago ari ukuza guseka cyane. Twaravuga ngo service nziza nuko umuntu akwakirana nayo mungaga gusekera. No, service nziza nuko ubundi hoteli icuruza icyo bita experience. Experience ni cya kintu nzataha nkajya kubwira abo nasize mu rugo byagenze neza kubera iki? Ibyo nibuka nibi. Naho ukajya wibuka ukati cyagiye twari hariya, twagize igihe cyiza, twagize ibihe byiza. Icyo gihe ibyo bintu nibyo bituma nawe urangira abandi. Burya cyane ubucuruzi mu mahoteli, iyo umuntu agiye abwira abandi, byagaragaye ko umuntu wanyuzwe ashobora kubwira abantu 10-12, ariko umuntu utanyuzwe ashobora kubwira abantu 40-45 urumva 60 barenga. Ni ukuvuga ngo ya serivisi nziza wa muntu wanyuzwe wagize experience koko yibuka no mu myaka 10-12 iri imbere, ni ukurangira abandi nabo baza bagira ya experience. Ni kugenda wagura amasoko, niko ibyumba bya bigenda byuzura. Tuza amahoteli rwose, hari hoteli nzu ubu turi mu kwezi kwa 6 imaze kugira ibyumba byose byuzuye kugeza mu kwezi kwa 11 kurangira. Kubera iki? Kubera ibyo bintu bayatekereje. Ubu iyi kwijana yagabanutse, turayibara ko ari amahoteli yo mu mujyi, ko ari amahoteli yo mu byaro, ni combination ya byose. Iyo ni ibari impuzandengo, ni ukuvuga ngo ni amahoteli yose. Ariko usanga impact nini yabafite ikibazo kwa n'abahoteli urebye ugereranyije mu mujyi no mu cyaro. Ni kaka yo mu cyaro ari yafitiye ibibazo kurusha yo mu mujyi, cyane ayo mu cyaro nyine ategereje ko bazaza abantu baturutse hanze, baturutse muri Amerika, baturutse i Burayi. Ayo mahoteli ari mu cyaro ategereje abo bantu azakomeza akore nabi. Ariko ayo mahoteli ari mu cyaro nashaka ko abanyarwanda bayasura akagira experience navugaga, ayo mahoteli azacuruza n'abanyarwanda bishimye batangire basohoka. Ubu abanyamahoteli, wowe nk'umuntu ufite ubunararibonye mu bukungu, impuguke mu bukungu,
wabagiriye ihe nama? Ni iyo nama nakomeje kuvuga. Hoteli ni business, ariko ni business itandukanye. Njya mbivuga no mu mabanki. Serivisi itandukanye ni ukuvuga ngo iki? Serivisi ucuruza relation, serivisi ni ukuvuga imibanire y'abantu, serivisi ucuruza ibyiyumvo by'abantu, uburyo biyumva igihe wabakiriye, iyo serivisi bigoye. Umukiriya agomba kwiyumva neza, agataha anyuzwe kandi akishyura make ashoboka kuri we. Urumva mu kuvuga ngo ugomba guhuza ibyo ushaka n'ibyo umukiriya wawe ashaka, ariko ugafata umwanya wo kwiga isoko. Icyo kibazo turagifite mu Rwanda. Umuntu araza agatereka hoteli hariya, nta soko yize, namaze no kuyihatereka, nta mbaraga ashoyemo, nta mafaranga na make ashoyemo kwiga ngo ni bande nshaka kuzana, barashaka iki, nta mafaranga ushyize mu kuvuga ngo abansuye bo batekereza iki kuri serivisi nabahaye, nizihe nama bangira. Ugasanga ababikora ni bake, n'ababikora ntabwo bita kuri ibyo abakiriya babagiriye. Serivisi y'imari, donc serivisi yari yose kwanza igendera ku cyo umukiriya ashaka. Bacuruza benefits ni ukuvuga ngo ninza nkarari wawe nungutse iki, apana atari ukuvuga ngo naraye mu gitanda wenda gifite amashuka meza y'umweru. No, ndashaka kuvuga ni iki nungutse mu kurari wawe. Nabonye ibiryo byiza, nitaweho neza, hari ahantu, hari ibintu wanyeretse ntari nsanzwe nzi, hari ibisubizo nari mfite ku bijyanye no kugenda. Ushobora kugenda ukajya, tuvuge nk'urugero rwose kugira ngo abantu bumve ibyo gushaka kuvuga. Ugasanga hoteli iri nko ku Kibuye, iragiye rwose, hoteli yegereza amazi, ukayegereza amazi, ariko uzi ko umuntu uzaza kuri ari wawe akenshi azaba aje ashaka gutembera ku Kibuye. Ugategereza ko abasore aribo baza kwishakira isoko, babasore batwara ubwato ku Kibuye, kugira ngo wa muntu bamuvane hano wenda agiye ahari yagombaga kujya handi guhura n'abandi bagenzi be, cyangwa kugira kuki udashyiraho iyo serivisi igakorwa neza kinyamwuga, ko babana babikora nyine nk'abana bishakira imibereho. Wowe ubikoze kinyamwuga byagutwara. Ngira hoteli uzi ku Kibuye zifata iyo serivisi kuvuga ngo urashaka kuva hano, urashaka kujya mu yindi hoteli guhura n'abandi bagenzi bawe, dufite ubwato hano, reka turebe ukuntu twakugezayo. Cyangwa se ushobora kuba uri hano urara ku Kibuye, tuzi yuko wenda uri bugiye mu nama ku karere, niba uri ku mazi hariya nta na moto uri bubone, kuva hariya ujya ku karere urahava n'iki? Kuki ntawe utekereza ati basi reka tukugeze muri gare tugutware n'imodoka yacu? Kuki nta muntu kukibutekereza ibintu nk'ibi? Hano za Muhazi, ukaba Muhazi ifite ahantu heza, ariko umuhanda ni mubi kuhagera, abantu bose ntibatunze imodoka. Ntuvuge uti fushyizeho gahunda, ushaka kuzadusura saa 11:15 hari imodoka izayiparitse aha n'aha, muzajye muzi imodoka izagiye habageza. Abashaka gutaha badusuye saa 11 nimugoroba, hari imodoka izajya bavana hano bageze kuri kaburimbo aho muri Mutege. Kuki nta muntu utekereza nk'ibyo? Donc icyo mvuga rero cya experience nicyo, abantu nibatekereze mu buryo bwagutse, bare outside the box, niko tujya tuvuga mu ndimi z'amahanga, babive mu gasanduku bifungiranyemo mu mitekerereze, batekereze ibirenze. Abantu batekereza ibyo birenze rero bariho, nta kibazo bamaze, nta kibazo bafite, hoteli zabo zimaze zirakora neza. Reka rero mushimire cyane Bwana Straton Habyarimana, impuguke mu by'ubukungu, ari nawe udusoreje ikiganiro. Mbashimire kandi n'abandi bemeye gutanga ibitekerezo byabo muri iki kiganiro. Namwe abaduteze amatwi ndabashimiye cyane. Gendi Yves Bucyana, mukomeze mugire weekend nziza. Gahuza miryango